umwana ngomba gushakira ubuzima, mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe, niba mutanabizi mfite abantu benshi. Mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora, niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda, mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse, twazanye uyu munsi murabyutse mwazanye ntabwo uba umuhemukiye wenyine, nibyo navuze, uba uhemukiye abantu benshi, uba uhemukiye abantu bakunda uriya muryango, uba uhemukiye uyu muryango, uba uhemukiye aba bana, uba wangije imitekerereze yabo. Ntago bikwiriye mu muco nyarwanda. Noneho iyo tubigize inkuru tugiye muri ya mihanda mukoreramo, ibi bintu twumve ko biragayitse, nta nubwo ari na byiza. Impamvu bigayitse by'ukuri, ntabwo usenya uwo muntu gusa werekana amafoto ye, ahubwo usenye n'umuryango mugari, ikindi usenye n'abakunzi be. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze we wahisemo Urugendo Online TV. Turacyamwaza Satani kubw'imigambi yashatse gukorera abantu, ariko ntiyabasha gucamo, kandi turacyashima Imana ko yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, kandi izakomeza no kuturokora. So ikintu nabwira abantu, nababwira nti mwizere Imana kandi muyiringire, n'ukuri ibasha kugira icyo ikora, kandi iyo yagusezeranyije n'ukuri irasohoza. Amazina yanjye ni Jerry, ndi kumwe na Chobi ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Iryo shusho ryiza mureba rwose mumubwire, mumuhamagare, afotora neza. Ufite ubukwe, ufite ibirori bitandukanye, wajya ukora ku muhungu wacu nawe agakorera ku mafaranga, ibintu byose bikaba byiza cyane. Ingarukanye n'umubyeyi kuri kamera, Mama Edwine. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umeze neza? Ndashima Imana. Dushimira abantu bose bakoze subscribe, n'abantu badukurikiye aho bari hose hatandukanye. Ongera ubiyibutse, njye mvuga Mama Edwine wenda kuko hari ukuntu nkumenyerewe kubw'imigisha Imana yaguhaye, ariko ibwira abantu badukurikiye. Kanibwira abantu, nitwa Joseline, ku izina rikojeje ni Mama Edwine. Imana ibaho umugisha, ariko reka nshimire n'abantu bakurikira ijambo ry'Imana. Mfite YouTube channel yitwa Mama Edwine Official. Yego. Abantu bajyaho bakandeho, ni byiza cyane. Turagarutse tugiye kubana muri iki kiganiro, turakora ku mpande zose, ariko tugamije gukebura no kugira ngo abantu bongere bibuke abo bari bo, kuko abantu bamaze gutuba umuntu, ubugambanyi, amashyari yarazamutse ku rwego rukomeye. Reka dusenge tugaruke. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ugize neza kutwemerera ko nongera kuboneka imbere ya kamera, ndetse ku muryango mugari ukurikira Urugendo Online TV. Nubaho umugisha, ubagirire neza, kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kube mu mitima ya buri muntu wese ugukeneye, kandi unyemerere abadukurikiye batameze neza, ni wowe utanga kumera neza, utanga ibyishimo, utanga amahoro, ukiza uburwayi bwabo bw'imibiri ndetse n'ubw'umutima. Ubasha guha amahoro abantu bakagubwa neza, bakaguhimbaza mukiza. Ngaho nyemerera udushyigikire, utangirane natwe iki kiganiro, umwuka wera tuyobore muri cyo, ikiruta byose tuze gusoza tukiri kumwe nawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane Mama Edwine. Joseline, wambaye neza. Urakoze cyane. Cyane pe. Urakoze. Imyenda irahenze rwose. No kubera Imana. Hari ukuntu abarokore bajya bavuga ngo n'aka gasura mbona nangwa ni Yesu. Ariko iyo myenda nkubona na si Yesu, ndabonamo agafaranga. Oya. Ni Yesu utanga amafaranga. Yego, si wumva si cyiza cy'umuntu uzi gusubiza. Ni Yesu utanga amafaranga kugira ngo imyenda iboneke. Yesu atanga amafaranga. Yego, Yesu atanga amafaranga. Ayaguhe mu izina rya Yesu. N'aba badukurikiye, Chobi nawe ayaguhe. Namwe mwese Yesu abaha amafaranga, arayafite pe. Reka twanzikire kuri icyo ngicyo, amafaranga, ubushobozi, uburyo. Harimo abantu bafite icyo bakenyereyeho, hariho abandi bafite ijambo basomye, hariho n'abandi bafite ibyo bizeye bitandukanye kugira ngo babone ibyo bifuza, ariko twese turahuriza ku kintu bita amafaranga. Ndabyibuka mu kwezi kwa gatandatu nibwo
kwa gatandatu mu kwa gatandatu gushyira ukwa karindwi nibwo twakoranye ikiganiro urambwira uti Imana ije kuri YouTube. yego Imana ije kuri YouTube se gukora iki? Imana ije kuri YouTube gukora iki? Ubihurije hamwe ibi bintu byose tumaze iminsi tubona ku macano, ariko byose abantu babyita ko ari ishyaka ryo kugira ngo babeho, babyita ko ari umurimo w'Imana, babyita yuko bari gushaka amafaranga. Iki kintu ukibona ute? navuga ngo ni igihe cy'Imana. Ndabyibuka, niba ubyibuka neza cyangwa n'ahandi hose nanyuze, yavugaga ngo Imana yari yambwiye ngo mbaze abantu b'aba YouTuber ngo mbese umunsi muzaba mukora ibiganiro mudahembwa, YouTube itabahemba, muzabasha gutera abantu kamera ukwezi gushire nkwicara imbere mvuga ibintu bitari buze kuguhemba amezi 5 ashire? Imana yari yantumye ngo mbwire abantu ngo bamenye neza ko bahembwa, ariko bakwiriye kuvuga ibintu bikwiriye kuvugwa. Yego. Mu by'ukuri ibi bintu birimo bigaragara ku mihanda nk'uko babyise ngo ni imihanda, niba ari y'ibitaka, niba ari iya kaburimbo, ntabwo ndabimenya. Yego, ntabwo ari byiza, ariko ni Imana irimo yemera ko bigaragara, kuko byari ibintu bihishe abantu batabizi, batazi ibikorwa nk'amashyari aba muri YouTube. Imana niyo mpamvu, nicyo cyayizanye kugira ngo igende isobanura ibintu bidasobanuye, kuko habamo amashyari yihishe abantu batazi, habamo ubugambanyi, umuntu akagambanira mugenzi we kandi bapfa views, n'ahandi hantu mwahuriye mutaraturanye, mutaraniganye, atanakuzi rwose, atakuzi, mumeze nk'abapangayi bo mu mujyi wa Kigali, ariko kuko abona ibyawe cyangwa cano biri kuzamuka akakugendaho, akakugirira nabi. Uriya ninde? Ariko ntabwo byari bikwiriye, kubera ko ni nko kuba umuntu yajya mu isoko kavuga ati runaka ntaguhahire, buriya ubujije umucuruzi ko umukiriya aza, uyu mucuruzi ashobora kutakumvira, kubera ko ikimwicaje aho ategereje umukiriya umuzanira amafaranga. None we wa mukiriya we uzanye amafaranga, hari n'undi buyazana, ukavuga ati uriya we naza ibyo akeneye ntubimuha, kandi ari bumpa amafaranga. Yego. Ntabwo byari bikwiriye. Abantu rero bo muri YouTube mwese ni uguhaha, murimo guhaha, ariko biba byiza uko guhaha kwawe kurimo ubutumwa abantu bwira bakagira icyo bakuramo, biba byiza cyane, kuko uba ubonye ubutunzi bw'aha mu isi cyangwa ibigufasha mu buryo bw'umubiri mu buzima bwa buri munsi, ariko ubitse n'ingororano y'ahantu uzajya nyuma yo kubaho. Yego. Biba byiza cyane. Rero naravuze ngo aha turi, iyo ndebye mbona harahoze abandi, uzahava haza abandi, gifite agaciro ni amateka meza uzagirira kuri YouTube. Yego. Turagenda tukavuga kuri ibyo wari uvuzeho, tunagaruka ku bintu byagiye bivugwa ko Imana ije kuza kuri YouTube, kongera kuharebamo ko hameze. Ibiganiro bihaca bimwe muri bamwe, ariko bita ko ari iby'ubucuruzi, usanga ari ibisebya abandi, usanga ari ibigambanira abandi, usanga ari ibiharabika bagenzi babo. Ni ukubera iki? Kandi bakavuza ibyiza kugira ngo bibashe kugera aho bibageze. Nibyo bakoresha kugira ngo baharabike abandi, ariko njye mbona ari intwaro ya Satani. Satani yabatwaje igitugu, abatiza umurindi wo kugira ngo baharabike abandi mu buryo bwo kugira ngo babone indonke bakeneye, ariko ntago ariko byari bikwiriye, kubera ko amahirwe twari dufite nuko iri jwi tuvugisha tuba turi bakeya, tuvugana turi babiri, ariko bikaza kugira umumaro ku mbaga nyamwinshi tutazi. Byakabaye byiza iri jwi tuvugana njye nawe ribaye ririmo ibintu byubaka imitima y'abantu bazadukurikira, ntawe bisenya. Rero izi ni imbaraga Satani yakoresheje aca muri YouTube kugira ngo abone uko asenya abantu benshi. Ntabwo byari bikwiriye. Ndanenga ku bantu bakoresha aya mahirwe bagize. Rega ni amahirwe, kuko birashoboka ko ayo mahirwe wagize ukaba ubasha kuvuga ijambo uvuze rikagera ku isi hose. Ayo mahirwe ushobora kutayagira, kuko mu bintu Imana yantumye ndabyibuka, yaravuze ngo ugiye gukora isaka muri YouTube, ngo hari amakamera menshi azarwara umugesi,
mu kwezi kwa 11 k'umwaka warangiye izo message ziri muri YouTube yego narabivuze nabitumwe n'Imana ngo hari amakamera menshi azarwara umugesi bitewe nuko babuze icyo bayakoresha kubera ko bayakoresheje ibinyuranye n'ibyo bagombaga kuyakoresha kuko niba ushobora gufata kamera yawe yaguhenze ukaza kwicara hano kugira ngo usebye umuntu uvuge mugenzi wawe umwandagaza umwandarike ntabwo Imana iri bukomeze kurebera ibyo bintu n'ubu iracyakomeje kugenda ireba ibintu bitameze neza ngo ibihe umurongo n'ubu biracyakomeje nyuma y'ibyo turi kubona birakomeje ibyo mubona ni bikeya biracyaza twarabonye ibirenze ibindi ntabwo biramenyekana kuko turimo turabona ibintu bitigeze bibaho ubwambure ngizo video z'abantu bambaye ubusa ngizo abantu basebanyije ngaba abantu basebye mu buryo bukomeye ariko bigizwemo uruhare na bamwe mu bakoresha izi mbuga n'ibyo twahoze tuvuga ibi bintu biragana he nk'abantu batakira Imana abantu Imana ibwira ibi bintu kuki biba kuki amaherezo aho birimo bigana mu buryo bw'ibirebeshwa amaso ntago ari heza kubera ko ni mu buryo birimo bisenya abantu hari abantu baba barizererega mu bandi nk'ubu Joseline nshobora kuza nkavuga amagambo 100 hano ukibwira ko ndi kukwinjiriza we wenyine gusa mu by'ukuri ninjirije abantu bose bankurikiranye hari umuntu Imana yamaze gutegura ukeneye kumva ijambo Joseline ari buvuge kandi yaryumva umutima wo kururuka ukamera neza uwo muntu rero ntago Imana yamuhomba ku bwanjye sinzi niba byumvikanye izakora iyo mu bumana bwayo ikoresha uko ishoboye Joseline nibona atakiri kuvuga ibintu bifasha abantu imuterure ku iyo ntebe ihicaza undi aba bantu bikomerezwa bitonde aba bantu bafite imbaraga mu kuvuga abandi no gusebanya yego bitonde kuko aho bicaye hari undi muntu wari uhicaye baraje bahaguruke hicara abantu bafitiye Imana umumaro hicara abantu bafitiye Imana umumaro kuko ntago Imana izakomeza kuruhanya n'abantu hari igihe Imana iguha ibiryo ukananirwa kubirya ikabiha abandi ubu n'uburyo Imana yari ibashyiriho kugira ngo muronke mubone iby'umubiri ukeneye iby'ubuzima bwa buri munsi ariko ibubashyiriyeho muribagirwa mumaze kwibagirwa bitera Imana kubabara rero niyo mpamvu idashobora kwemera ko igomeza ari uburyo ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubu buntu twagiriwe ntidukwiriye kubukerensa ndaha itangazo aba YouTuber bose ahantu bari ubuntu tugiriwe ubuntu mugiriwe bwo kubona uburyo bwo kuvuga ijambo wibwira cyangwa ubwira uwo murimo muganira rikagera ku isi hose ubu buryo bwashyizweho n'Imana mutazagira ngo bwarizanye mu bukoreshe neza kuko utabukoresha neza batibwira ko ari ubuhanga cyangwa ubumenyi bwinshi bufite ni Imana yabigizemo uruhare bwari mu buryo bwo kugira ngo ifashe abantu benshi kuko iyi YouTube ifasha abantu benshi batandukanye mu buryo bw'ibifatika yego ariko nimureke bigire n'umumaro no mu buryo bw'ibifatika by'umwuka byubaka abantu kubera ko niba ubasha kwicara hano ijambo uvuze rikumvwa n'abantu 100,000 bivuze ngo ijambo ryiza mvuze abo bantu 100 rishobora kububaka nk'uko ndamutse mpicaye nkavuga ijambo ribi abo bantu 100 ryabasenya yego ryabasenya reka turebe abo bantu noneho muri urwo rwego abantu bakora wenda reka twitaze imyidagaduro kuko nabo barimo ariko mu bakora kuri social media muri rusange abanyamasengesho abahanuzi abantu nyine bahamagawe umurimo w'Imana byatangiye ari byiza ariko noneho nabwo tuza gusanga nabo barinjiriwe n'uwo mwuka w'ishyari wo kugambanirana wo kuba bakoresha nabi imbuga bafite ugasanga urubuga rwitiriwe ko ari urw'ivugabutumwa ariko wajya kugenzura ugasanga mu by'ukuri si ubutumwa bunyuraho ahubwo ni ibindi si ubutumwa ni ugusebanya ni ukugambana kubera iki ni ukubera irari ry'amafaranga n'irari ry'amafaranga ryabiteye kubera ko Satani ni umugome ahora ari maso we ntajya asinzira dayimoni agira ngo arebe aho intege nke zagufatiye abone uko yinjira
rero niwe wateje abana b'Imana bari baje kuvuga ubutumwa bwiza, abateza umwuka wo gushaka amafaranga kuruta icyabazanye. Rero mu gushaka amafaranga kenshi, iyo ushatse amafaranga mu buryo butari bwo, umwuka wera arigendera ugasigara we wenyine gusa. Iyo umwuka wera atagihari, umuntu yigira icyigenge. Bibiliya irabivuga ngo aho umwuka w'Imana utari, abantu bigira ibyigenge. Iyo wigize icyigenge mu buryo bwa mwuka wera, utangira kuvuga amagambo yose ubonye, n'ubu ukigira pardon mu byo uvuga, uba uri umuntu uri aho Bibiliya ivuga ngo ni igicamuke. Nicyo cyateye ishyari rero, ariko ni mu mpamvu z'uko abantu bagabanyije ibihe byo gusenga. Iyo usubiye mu bihe byo gusenga, haracyari imbabazi z'Imana, haracyari ugukora kw'Imana. Imana ihora idutegeye amaboko ngo nitugaruke twakire. Wowe unkurikiye, wari warataye inzira, hakagira ibyo watandukiriyemo, wiyumvemo ko Imana iguhamagara, nawe iracyaguhamagara ngwino, ongera usubire ku rufatiro, ongera upfukame uyibwire ngo icyakora menye neza ko ibyo nakoze atari byo nari nkwiriye gukora, ariko wongere ungire umwana mu rugo. Yongere umwana mu rugo. Ni benshi bagiye bahembukira kuri YouTube ndetse n'iyi miyoboro migari, abantu bagiye bayikuraho ibisubizo bya bimwe mu bibazo bafite, ariko umugisha abantu bahawe nk'uko babivuze ugenda utera abantu kurengwa. Muri uko kurengwa, Imana iratwikurura. Yego. Irabitwikurira, bishyira ku mugaragaro nk'uko dukomeza kugenda tubibona. Yego. Muri uru rwego rero, hari ikindi kintu cyagiye kibaho cy'abantu bakorera kuri social media bashinjwa yuko bashobora kuba baragize uruhare mu gusenyuka kw'ingo nyinshi. Kubera iki? Arafata uruhande rumwe, cyane cyane ku bamama, reka bariho nkoresha, akamuha mikoro akavuga iby'urugo rwe, akavuga ubundi hari ikosa ririmo kuba waza ukavuga story y'ubuzima bwawe. Uruhande rumwe ikosa ririmo, urundi baba babishyize mu iyobokamana, kubera ko mu iyobokamana tubwirwa ko Imana nigukorera ibintu byafasha abandi, uzagenda ubibafashije, kuko hari ababa bakeneye kumva aho Imana yakunyujije, ibigoranye Imana yagucishijemo ariko ukabisohokamo amahoro. Hari abakeneye no kumenya ubuhamya bwawe bw'ukuntu wabanye n'Imana mu kigeragezo wari ufite. Ubwo ni uruhande rw'iyobokamana. Twajya mu isi y'umubiri tugasanga uru ruhande narwo rusenya imiryango myinshi, kubera ko niba umpaye mikrofone nkavuga by'umuryango wanjye, by'umugabo wanjye, umugabo wanjye ntiyicaye ahantu avuga ati ibyo uvuze ntago ari byo. Bivuze ngo sinzivuga ibibi, nzavuga ibyiza byanjye, mvuge ibibi bya wa mugabo. Uyu mugabo nawe nazagera igihe akababazwa n'ibyo navuze, azagaruka avuga uruhande rubi rwanjye, kandi mu by'ukuri hari icyiza wamukoreye. Yego, ntazavuga icyiza koko nanjye ntacyo naba naravuze aho ngaho. Ibi bintu rero iyo bigarutse ntibisenya njyewe n'umugabo, bisenya n'abana twabyaranye. Yego. Kuko hari abari batarakura ubwo bashobora kuzakura bakareba imbuga nkoranyambaga, bagasanga mama na papa bavuze ibi, bateranye amagambo gutyo, umwe yaraje akosora undi gutya. Twarabibonye, umwe akaza agahamagara umugabo ati byagenze bite, undi mugore ati byagenze gutya. Muri iyi miryango yose ifite abantu bagiye ku makamera, ubundi haba hasabwa iki? Kuko nawe uri umuntu ukoresha social media, ejo nawe ufite umuryango, ubundi kwitwara ku buryo bwiza kuri social media. Pawulo yaravuze ngo biba byiza kuvuga, ariko nanone bikaba byiza kurushaho iyo ucecetse. Iminwa turayifunze rero. Oya, ntabwo mvuze ngo muyifunge. Biba byiza kuvuga iyo uvuze ibyiza kandi bitazakugiraho ingaruka. Nanone bikaba bibi mu gihe waba uvuze ibintu bizakugiraho ingaruka. Icyaba cyiza kurushaho ni uwaceceka akavuga ibikwiriye kuvugwa. Abantu rero nabo aho boshyanyira barakoshya ibibi, cyangwa bakunda kubyita ngo kabaye, cyangwa byacitse, cyangwa byashyushye, akasamutwe, akasongoyeho, nibyo bakunda. Ibintu njya mbona muri iyi mihanda ibyo bakunda, abantu nibyo bakunda, bashaka kubyumva. Wa mu YouTuber rero wamenye icyo
ubwo abakiriya be icyo bashaka arimo arabibagaburira ku bwinshi. Bakeneye videwo ya mama runaka, singiye kukuvuga reka birakatsindwa, runaka bamufatiye mu busambanyi, kugeza n'aho bafata amashusho. Harimo tekinoloji zateye zibasha kubikora, ugasanga umuntu nimba mufitanye ikibazo uhimbye videwo runaka abantu bambaye ubusa, ugashyiraho titire n'ifoto ye, kanaka yafashwe asambana, akaba ari byo bizi. Mu by'ukuri nubwo ibi bintu babikora, umwanya wo kuba twaba turi abakristo nta n'ubunyangamugayo burimo. Mu muco w'abantu nta bunyangamugayo burimo, kubera ko nubwo yafata ayo mafoto, ese bibaye byabaye, nubwo byaba byabaye, birashoboka ko umuntu yagize intege nkeya iryo kosa akarikora. Ariko mwene se yagize ikibazo kugira ngo umutwikire niwo mutwikurura, byakabaye ari wo mutwikira ukamuhanira mu ibanga. None iyo tubigize inkuru tugiye muri ya mihanda mukoreramo, ibi bintu twumve ko biragayitse, nta nubwo ari na byiza. Impamvu bigayitse by'ukuri, ntabwo usenye uwo muntu gusa werekana amafoto ye, ahubwo usenye n'umuryango mugari, ikindi usenye n'abakunzi be. Abantu bamukunda barasenyuka, imitima yabo igakomereka. Abantu bavugaga bakamubonamo umuntu w'umugabo cyangwa w'umumama, umuntu ufite agaciro, umuntu ufite akamaro, batangira kumwanga. Ubu musenye, ubu mwangirije ahazaza he, uba wangije n'imitima y'abantu bamwizereyemo, abantu bamubonagamo icyizere cy'uko ibyo yavuga byagira umumaro. Ntabwo byari bikwiriye, ahubwo mba numva icyo nakora ndamutse mbonye umuntu ari mu ikosa, namushaka ngewe ubwe sinanamutelefone, nkamubwira nti iki n'iki wagikoze gutya kandi byari bikwiriye kumera gutya, nkamuhugura. Yabyanga nkabyihorera pe, imbere y'Imana nta rubanza mba mfite. Ahubwo igitangaje usanga kwa kundi ayo mavideo agenda ajya hanze, usanga ari nyirayo wayifatiye. Yego, gute sobwa akayifatira se akayatanga ati ni mumvuge. Oya, wenda ikigaragara cyo kuri babiri hari ibintu bishoboka. Hari uwayafashe, hari n'uwo yayoherereje. Kuri babiri harimo umwe ushobora kuba agira kuyashyira hanze, kuko ntabwo wamenya nimba wayafashe ari muri telefone yawe. Ashobora kuba wenda ushaka kujya wireba uko umeze, simbizi, ni urugero umuntu aba ari gutekereza. Telefone yawe ushobora kuyirambika hariya ikagibwamo n'undi muntu akagira wabo byohereza, ntawamenya. Ariko ibi bintu byitwa ibintu by'amashusho y'urukozasoni tumaze kubirambirwa, ndetse n'ababitangaza nabo tumaze kubarambirwa. Mu by'ukuri reka mbanenge abantu babitangaza, umwanya wo kuba bibabaza Imana ni n'icyaha gihanwa n'amategeko. Gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni bihanwa n'amategeko. Ikindi kandi bibuke ko batangije uwo babikoreye gusa, ahubwo bangije imitima ya benshi. Rero icyaba cyiza ababikoraga babireke, n'abandi biteguraga kubikora. Hari uwongeye nigeze mbibaza ntese mubiterwa n'iki, aranje arambwira ati uzabanze urebe kuri channel yawe. Ndamubaza ise kubera iki, none se ngo channel yawe ngo sovuga ijambo ry'Imana neza, ngo rwose ngo nta nuko butagize ngo twigisha neza, ngo ariko sukurikirwa nabanga, ubwo nge nzatunge channel idakurikirwa kandi nge ndi mu kazi nzajya mvuga ibyo abantu bakeneye. Ngo we biri bivuga ntago bicenewe, hacenewe abantu bavuga, ntabwo bavuga ko bidacuruza. Yego, ngo ntago bicuruza. Rero kuvuga ibicuruza, wibuke ko nyuma y'amafaranga, ese mbere yuko nyabona narinde, ese nyuma yuko nyabonyeho nzitwa nde, ese bibaye ngombwa. Ntago ari byo nifuje, kuko iyi miyoboro ya YouTube ifite umumaro. Hari abantu benshi bagiye bihanira kuri YouTube. Ntago mvuze ko bifungwa, ahubwo nari mvuze ngo ese bibaye ngombwa iyi miyoboro mukoresha igakurwaho, igafungwa pe, mukagomaho nk'uko byari biri. Kujya kugura amasuka, tekereza ba bantu wanitse tukajya guhinga mu mishiki. Reba iyo image y'abantu wasebeje, urushyira amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga, ubasebya ubandagaza. Tekereza muramutse muhuye utagifite ubwo bubasha bwo gukoresha YouTube, izo mbaraga zitakikuriho, ese muri societe y'abantu uzaba ureba gute, uzitwara ute se?
tugerageze tujye dukora ibintu bizatugirira umumaro aha none ndetse n'igihe kizaza, twe gukora ibintu bizadusenya none no mu gihe kizaza. yego. Turagaruka ku bantu ba influencers, social media influencers. Ubwo ni abantu bafite ama platform ku ma social media bakurikirwa n'abantu benshi. Aba bantu bafite uruhare mu guhindura imitekerereze, kuko umuntu abona icyo wamweretse akumva n'icyo wamubwiye ko ashaka kumva. Kuki amashusho ariho ubwambure ari akurikirwa cyane? No kubera iki? ni ukubera imitima y'abantu iyobya ari myinshi. Abantu bayobya ari benshi. Ikindi ntabwo ayo mashusho ariho abantu bameze gutyo ashobora gukorwa na cano ikiri ntoya, ntabwo bayareba. Ni cano zikomeye zirebwa n'abantu ibihumbi bidafite umubare, birenze imibare abantu batekereza, ahubwo aribo bakabaye ahubwo bamamaza ibintu nyine bifite umumaro, kuko biri buze kumvwa n'abantu benshi bikanahindura abantu benshi mu mitima. Ntabwo byari bikwiriye ko iyo platform ufite iba iyo kwangiza imitima ya benshi, ahubwo yaba iyo gusana imitima ya benshi. Hari umudamu umwe ni umusitari, ni umunyamakuru, ni umukinnyi wa filime, ariko bamwita Muyango, umugore wa Kimenyi. Yari afite uburakari bwinshi cyane, abantu baramwitiriye, basohora video bamwitirira ko ari we wari uri mu bikorwa by'urukozasoni. Aha turi kuri bya bindi byo gufata izina ry'umuntu ugashaka kuriharabika, ariko utitaye ku ngaruka bizagira. Afite umuryango, afite abana, wumvaga ko avugana uburakari n'agahinda. Gufata umuntu ngo kanakasa naka iki kintu, gufata ababyeyi urabandaritse, ubateza amakamera abantu. Nyuma y'uko tuvuye kuri kamera, nyuma y'uko wambaye ufite ubuzima bwawe ubayeho, ntashaka kwinjiramo. Icyo nshaka kwinjiramo nagutumiye, mfite icyo nshaka kukubaza, kuko nzi ko hari ijambo ufite riri bugirira akamaro abantu badukurikiye. Ibi bintu byo gufata ababyeyi ukuririra ku mazina y'abantu bafite uko babayeho, kuko nimba ufashe izina ry'umuntu ukaryangiza, ukamuvugaho ibinyoma, ukamwandagaza, afite abana, afite imiryango, afite basaza be, afite umuryango munini, ukajya ukwirakwiza uvuga uti dore umukobwa wanyu yambaye ko yakavutse. Iki kintu mu by'ukuri ntabwo icyo kintu ari cyiza, kubera ko ntabwo uba umuhemukiye wenyine. Nibyo navuze, ubuhemukiye abantu benshi, ubuhemukiye abantu bakunda uriya muryango, ubuhemukiye uyu muryango, ubuhemukiye aba bana uba wangije imitekerereze yabo. Ntabwo bikwiriye mu muco nyarwanda, ntabwo byari bidukwiye. Ikintu bita telefone zigendanwa, reka turebe ku bana batoya. Umwana ni ryari yemerewe gukoresha telefone? Ni iki akwiriye kuba yayikoresha? Nawe ufite abana, ufite ndetse baraniga, yego iterambere ni ryiza, baba bagomba no kumenya kubikoresha. Telefone ababyeyi bakontorere gute abana ibyo bareba n'ibyo bumva ku ma social media ndetse n'ibitambuka ahantu hatandukanye nk'umubyeyi? Njyewe bisigaye bituma, kubera ibintu bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, bisigaye bituma nta mwana mpa telefone. Yego, hari uburyo watizaga umwana telefone, ariko sinkimutiza telefone. Kubera iki? Ashobora kujya kuri YouTube, yaranze akabona ya mafoto y'urukozasoni, akagwa ku bintu runaka, akagwa kwayo mavideo, wenda ntuba umwicaye iruhande ngo urabireba. Icyaba cyiza turinde abana telefone, kugira ngo ibi biri kwangiza imitima yacu bye kutwangiriza abana kandi bakiri bato. Ejo habo hazaza hazabe heza, kubera ko sinimagine ikintu aba bana bahita batekereza iyo babonye ifoto. Ibaze nk'umwana yigana n'uwawe, uwanjye yigana n'uwawe, wenda abonye ifoto ya mama we kuri telefone. Ejo nibahurira muri class azamubwira ati nabonye mama wawe kuri YouTube yambaye uko byagenze uko. Urambwira ngo abo bana baziga bafite umutima? Ese uwo mwana azaba afite amahoro mu bandi banyeshuri? Mu by'ukuri ni mugarukira aho ngaho, mwekangiza imitima ya benshi, kuko ntago mwangije imitima y'abakuru ngo y'abatoyi isigare. Yego,
Njyewe rero uko inama natanga ni ukurinda abana telefone, no kurinda abana telefone. ukabarinda telefone. Wenda ari mukuru arengeje imyaka 18 akaba afite gutunga telefone, aba afite no gukontorora ibyo yarebye, aba yaramaze kumenya ikibi n'icyiza bitewe n'uburyo yarezwe nanone. yego yaramaze kumenya ikibi n'icyiza ku buryo wanamubwira ati ibi ni abantu babikoze, umwana akabyumva akumva ko banaguharabitse. Ariko akiri muto ntashobora kwemera kwica ari ikinyoma bari Yumva ko ari kukuvuga, ukuri. aba yumva ko ari ukuri. Ashobora no gukura yanga mama cyangwa yanga papa, Yego. avuga ati papa yakoze ibi kandi atari byo banamubeshyera. Ariko iyo ari mukuru uramwicaza ukamuganiriza ukamubwira ati byagenze uko byagendeye gutya. Rero turinde abana telefone kuko ibintu birimo ntago ari byiza, na cyane ko bakeneye kwiga bakita kuri ejo habo hazaza. Yego. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, ni iki Imana iri kubwirira amatorero yo kuri YouTube? Ubwo nyine ni aba social media influencers, twebwe dukorera kuri YouTube, twebwe tubireba. Yego. Imana iratubwira iki? Iradushakaho iki? Turasabwa iki? Ni ubuhe butumwa dufitiye? Murakoze. Murakoze cyane. Ubutumwa buhari bukubiye mu ijambo ry'Imana, ariko ndaza kubuvuga muri ubu buryo. Icyo Imana ishaka ni uko muhindura uburyo mukagaruka uko mwaje. Mugumva, ariko hari abantu benshi bafashe igihe kinini cyo gusengera izi kamera mureba, bagasenga bakavuga ngo Mana nuramuka umpaye kamera nzajya nyikoresha ibintu rwose ushaka, kandi rwose ntago nzashyiraho amatiku. None abantu bose bari gucuruza amatiku. Amacano yari ayiyobokamana yahindutse amacano y'amatiku. Ibintu byarayoberanye. Imana yarabarebye iraseka, umva Imana yarabasetse iribaza aba bantu nibo barimo bantakambira bansaba ibyo bakeneye. Icyo nasaba nuko mugarukira Imana, mwege mudukurikiye ndetse namwe ba YouTube mukagarukira Imana, mukibuka ko nyuma yo kuba muri kuri kamera mwibuke ko muri abana b'Imana. Imana niyo yabaremye. Ikindi mwibuke kuyubahisha aho kuyigayisha. Ikindi kirenze kuri ibyo mwirinde ibyaha bituma mwakinjira no mu nzego z'ubugenzacyaha. Kumva muri YouTube umuntu yavuze umuntu, ubugenzacyaha buraguhamagaye guteze, kandi ahubwo uhari kugira ngo wubake abantu batari bari kumvikana bumvikane ku bwawe. Ntabwo uhari kugira ngo ahubwo uteranye runaka na runaka ngo bagirane ibibazo bahore muri RIB, ahubwo urahari kugira ngo bari ukemura ibibazo byari byaranze. Yego. Ikindi no gusenga, dukongera ibihe byo gusenga, kubera ko tudasenze ntabwo byagenda neza, kubera ko umuntu udasenga ntacyo atinya. Aba yumva kuba Joseline yamugirira nabi ntacyo bimutwara. Yego. Ariko iyo usenga hari impinduka ziba muri wowe, kuko hari ibyo ngewe ubwanjye nibwira n'umwuka wera atagombye gutumira abantu. Umwuka wera akanyemeza ibyo ngomba kuvuga. Yego. Imana yanitse abantu nk'uko wabivugaga, yaratwikuruye turebamo imbere, turongera turabona. Nirekeraho natwe turekeraho, twubake, duhurize hamwe twubake. Yego. Nibyo bikwiriye. Ntabwo dushaka kugira ngo buriya ikosa ntabwo rikosozwa irindi, ahubwo iyo wibutse Uwiteka ugasaba imbabazi ukagaruka mu murongo, ibintu bigenda neza. Haracyariho imbabazi z'Imana, ntabwo zarangiye. Yego. Haracyari amahirwe y'uko mwakosora ibyo mwakosheje. Ariko nanone niba ayo mahirwe mutayakoresheje, Imana iracyakora isaka muri YouTube. Imana iracyakora isaka kubera ko hari amacano menshi agiye kuzafungwa, atazize ko ari amacano, ahubwo azize ko bayakoresheje ibyo batagombaga kuyakoresha. Yego. Izo cano ko zakoze ibyo zitagombaga gukora. Yego. Ngayo nguko. Yego. Mama Edwine, reka ngushimire. Wenda twabwira abantu nabo bakajya kuri chano yawe nawe ivuga butumwa Mama Edwine official, bakagushyigikira. Nibyo bya bindi twavuze, ibintu bizima ntago babireba, nta nubwo bashaka kubyumva. Mujyeho anyuza yisengesho, harya ni kwa kangahe no kwa kangahe? Haca yisengesho ku wa mbere mu gitondo no ku wa kane mu gitondo, ndetse no ku cyumweru mu gitondo. Niyerekwa nagize, Imana irimo impishurira imitima y'abantu bababaye, bababajwe n'uburwayi butandukanye,
bwaba uburwayi bw'umutima ndetse n'ubw'umubiri, uburwayi buturuka ku ndwara zitandukanye zaba izivurwa na muganga ndetse n'indwara z'abadayimoni. Imana imbwira ko ngomba gusengera abantu ku isi hose ntarobanuye kugira ngo Imana ibashe gukiza abantu. Rero iryo sengesho Imana iri kurikoreramo imirimo n'ibitangaza, nawe waza ukifatikanya natwe. Niba urwaye cyangwa urwaje, karibu mu isengesho kuri Mama Edwine Official. Reka ngushimire cyane, wakoze ku musanzu wawe ndetse n'ubutumwa watugeneye. Mwese mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, stay tuned. Murakoze cyane.